Reka mbasuhuze kandi mbifurize kumererwa neza, muraho neza bantu b'Imana. Mujye kubana nitwaye Channel yitwa Tech TV Show. Bahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo ushobora gukora neza thumbnail ya video yawe ikaba nziza kandi ikamera nkaho yakozwe n'umuprofessionnel. Thumbnail niyo yerekana isura ya mbere ya video, ni nk'idirishya abantu bareberamo mbere yo gukanda kuri video. Iyo thumbnail yawe imeze neza, abantu benshi baraza kuza kuyikandaho, ariko iyo itameze neza bashobora kuyisimbuka. Muri iyi video tugiye kureba ibintu bigera no kuri 3 by'ingenzi wakora kugira ngo thumbnail yawe ibe nziza cyane. Damo ibara cyangwa se rirangaza amaso y'abareba video yawe. Ibara ushobora gukoresha nka thumbnail, ushobora gukoresha blue, green, yellow cyangwa se red, ubururu, icyatsi n'umuhondo ndetse n'umutuku. Shyiraho isura y'umuntu uri mu mashusho. Ushobora gushyira isura yawe, ushobora gushyira isura runaka, isura yerekana emotion cyangwa se amarangamutima. Irakurura abantu cyane iyo sura uramutse uyishyizeho. Andikaho amagambo make agaragaza icyo video irimo, ariko akoreshwa muri font nini. Ubwo ushobora kwandika inyuguti zisomeka kandi ziri mu nyuguti nkuru zisomeka neza. Hanyuma reka nze turebe uko dushobora gukora ino thumbnail ukoresheje website yitwa Pixstart, cyangwa se ukoresha application yitwa Pixstart. Ushobora kuyidownloadinga kuri Play Store. Ni uburyo wakoresha GPT mu gukora thumbnail, ndakeka yaguha ibisobanuro byiza byo gukora thumbnail, ubundi ugatangira kwikora thumbnail nziza. Igihe mujye kubana nitwa Emi, reba ko wakanze like kuri ino video ndetse unarebe ko wakanze kuri buto ya subscribe. Nurangiza ino video uyisangize abandi niba kugiriye akamaro. Reka nze dutangire. Fungura Play Store yawe, downloading application yitwa Pixstart. Urayidownloadinga, ukimara kuyidownloadinga nta kindi kintu ukora hano, urakoramo account. Wowe uragera ahantu handitse continue with Google. Uribuze gukanda kuri continue with Google unyuze kuri account yawe ya email. Application yawe ikimara gufunguka irafunguka imeze bityo. Nta kindi kintu bari gusaba ngaha, uragenda ureba thumbnail za free zitariho kano kagofero umwuga. Urayireka banze zidownloadinge, ujye muri telefone yawe neza, ugenda uhitemo thumbnail zigiye zitandukanye bitewe na content waba ukora. Thumbnail yawe igomba kuba ifite 16 n'icyenda. Ifite size za pixel zingana n'igihumbi 280 kuri 720. Thumbnail yawe urabona urugendo ufitemo thumbnail nziza bitewe na content urabona hano. Dufite thumbnail ziri trends, dufite thumbnail ziri za game ndetse n'iza money making, mu buryo bwo gukora amafaranga n'uburyo bwa education, thumbnail zo kwigisha, cooking, thumbnail zo guteka, vlog ndetse na fashion na fitness ndetse na thumbnail za news. Urakanda kuri thumbnail wahisemo. Ukimara gukanda kuri thumbnail wahisemo, urareka aka video cyangwa se aka ads kamaza kabanze karangira amasegonda. Kakimara kurangira urakanda karaga akantu kamwe nk'agakubo, baragakuramo ugakanzeho. Ukimara kugakandaho urongera kandi kuri ya thumbnail yawe ubwo iba yidownloadinze, urangiza uyieditinge. Aya magambo arimo hano ushobora kuyakuramo ukayahindura, ushobora kwandikamo ayawe ushaka
ndetse n'uyu muntu n'ishusho irimo hano ushobora no kuyihindura, ushobora gushyiramo indi shusho cyangwa se ugashyiramo ishusho yawe. Iri bara ririmo ushobora kubona bidakwiye, warangiza iri bara ririmo ukaba ryo guys, nta kintu uzabura kuri ino channel hano hari, ndetse niteguye kwakira igitekerezo cyawe. Ikindi kibazo ufite ko twaza gukora video izakurikira, andika muri comment ikibazo ufite twaza gukoraho muri video. Hano nzabigisha amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga, uburyo twabyaza internet umusaruro, AI artificial intelligence, ndetse n'amasomo ajyanye na YouTube channel. Ndabashimiye kandi bakunda, mugire ibihe byiza, tubonane mu yindi video. Hano iyo umaze gukora thumbnail yawe nta kindi kiba gisigaye no kwidownload ukayikora muri application ugahita uyijyana muri telefone yawe. Nta kindi kintu ukora, uraza ugakanda hariya hejuru ukaba akabara k'icyatsi ukora kuri export, warangiza ukadownloadinga ifoto yawe igahita iza kuri telefone yawe. Reka dushake galeri ubundi turebe ko iyi foto tumaze kuyidownloadinga. Ni ukuri dore ngiyi iraje, dore ngiyo yaje, ngizi foto twakoze muri Pixstar, dore ngizi ni thumbnail nziza wakoresha kuri YouTube. Ubu ngubu ushobora kuza ugahita uyishyira kuri YouTube channel yawe. Niba hari ahantu ushobora kuba nihusemo utabonye neza, utasobanukiwe, andika muri comment, ino video nazayisubiramo kugira ngo tugendane n'akantu kandi, nirinze ko yaba ndende. Mugire ibihe byiza.